Mr. Papalazi wateje urujijo benshi cyane bajujubijwe n'ibyo uyu nguyu bijiyo bija akunda kuvuga bitewe nuko benshi bamwibazaho byinshi cyane ikindi kandi bakabura n'ibisobanuro byabyo bakunda kuvuga bati uyu ni umusaza rukukuri official 250 dore yuko nta muntu ujya upfa kuvuga ko ari umusore habe na gato gusa abandi nabo bakavuga bati uyu nguyu ni umusore ukina neza cyane nk'aho ari umusaza bati se umusore usimbuka nk'umutubu akayabangira ingata nka kasongo wabura gute kuba wavuga yuko ari umusore dore yuko izi mbaraga nta musaza ujya upfa kuzitatirwamo ubaka kanya nkoze iki cyegeranyo nitonze gato cyane neza mu bucukumbuzi bwiyariye cyane kugira ngo ngaruke kuri uyu musore ukina nk'aho ari umusaza ngaruke neza mu mateka ye ubundi nyacukumbure mbahishurire ukuri kuri uyu mugabo Ngendi Jean Baptiste Rugero gusa niba ari ubwa mbere wisanze kuri uyu murugari w'ibyegeranyo hano mu Rwanda ndagusaba gukanda kuri subscribe kugira ngo tujye duhora tubana mu biganiro nk'ibi ngibi bisesenguranye umucyo ngo ikaze umukazi ko mama rero yeme uyu mugabo nugira amahirwe yo kuba mwaganira azakubwira yuko afite imyaka igera kuri 90 ko yarwanye kandi intambara izwi nka shikalamu naga azapfa kukwerurira ukuri kwe kwa nyako cyangwa se ukuri nyirizina we yifitiye mu mutima we nose nk'umuyobozi ko yagiye muri Zaire agaca na Ruzagayura agaca mu ntambara ya shikalamu aka ndondiye ingoma ingahe kandebe ubundi amazina ye yatatiriwe n'ababyeyi bamwita Manizabayo Prosper wamamaye cyane nka bijiyo bija imbuga nkoranyambaga akazitigisa cyane bitewe n'ijwi rye ryihariye cyane ikindi kandi na facial expression akunda gukoresha iyo ari gukina comedy uyu musore aracyari muto cyane dore yuko yavutse mu mwaka w'1995 ubaka kanya arimo aritura mu myaka 31 y'amavuko avukira mu karere ka Musanze mu murenge witwa Muhoza aho benshi bamenye cyane hazwi nko kuri Sotile ho mu ntara y'Amajyaruguru ahangaha i Musanze uyu musore yavukiye ni naho yize segonderi ye ndetse n'amashuri abanza dore yuko muri segonderi yize ishami ry'imibare ubutabire ndetse n'ibinyabuzima rizwi cyane mu mpine nka MCB kuva mu bwana bwe uyu Manizabayo Prosper yabayeho mu buzima bukakaye cyane bushaririye utapfa no kuvuga yuko nawe waba warabunyuzemo dore yuko ngo yabaye mu buzima bwo kwikira isazi mu jisho ikindi kandi isari gasumbi sesemi inzara ikagenda ikamukubita akibaza niba koko hari icyo yacumuye kuri Nyagasani icyo gihe nari mfite imyaka 5 baza mama wacu ntariko mama na papa bagiye ati igihe cyaramabaje ikindi gihe ni igihe inzara yankubise nibanaga umunyeshuri kuko yaje kwisanga ari imfubyi nta muntu afite wo kubwira ati naburaye cyangwa nabwiriwe afite imyaka igera kuri 2 yonyine y'amavuko uyu nguyu Manizabayo Prosper avuga yuko nta mukuru we cyangwa murumuna we afite akavuga yuko ari nyakamwe ibyo ngibyo bikamutera ishavu ndetse n'agahinda mu buzima bwagiye bumukaraga ari umwe hano ku isi kuko niyo yumvaga abandi bana bahamagara ati mukuru wanjye murumuna wanjye cyangwa se bagamagara ababyeyi babo we byamuteraga kwibaza ibibazo byinshi ikindi kandi agomba no kwitunga ibyo byose yabifatanya n'ishuri byose bikamutera gucanganyikirwa ubundi yaba yicaye muri classe ntabarimo koko ahubwo yibereye mu gutekereza ukuntu araza kubaho agisohoka mu ishuri ati mwarimu iyo yabaga ari kwandika note muri classe hari igihe nashidukaga arimo arasiba ikibaho cya mbere njyewe nkashidukira hejuru ubundi nkabona bansize bitewe nuko nabaga ndimo nditekerereza iby'ubuzima mbayemo uyu mugabo avuga yuko akigera mu mwaka wa 4 w'amashuri yisumbuye ngo yarariraga ibyo bita ibidodoki ko niga nko mu mwaka wa 4 segonderi narariraga ibidodoki byonyine bikanuye nta n'ikijumba nta n'igishi byonyine akaba ari byo ashyira mu gifu akigaruka kandi ku buzima yabayemo ku ishuri avuga yuko hari igihe hashyiraga iminsi igera kuri 2 nta kintu yari yashyira mu nda ndetse no ku ishuri bikanga bikaba insazi bakanamusora muri classe yabuze amafaranga yo kwishyura ahubwo akagobokwa n'inshuti ze zagabanyaga ku mafaranga yabo bari kwishyura minerivare bakamuvunguriraho nawe akishyura ubundi bijiyo bija ajya kwisanga muri sinema nyarwanda cyangwa se muri uruganda rwa sinema byagenze gute
avuga yuko nubwo yarabayeho mu buzima bwo kwipapa ndetse akanimama, ahubwo yakoze uko ashoboye cyane muri sosiyete yabagamo, akabaho nta gahinda afite, dore yuko yaje kwisanga ari umwe mu bakomediye cyane ku ishuri bari bafite. Ikindi kandi afite n'impano ikomeye cyane yo kuvuga amakuru cyangwa se gutangaza amakuru mu kigo. Nyuma yo gusoza amashuri yisumbuye, uyu nguyu Bijobija ndetse na bagenzi be Dr Nsabi biganaga kuri icyo kigo cya GS Muhoza, nibwo bihurije hamwe baravuga bati ese twakora iki ko dusoje amashuri yisumbuye. Nibwo baje kwihuriza hamwe nuko bafungura umuyoboro batazi yuko wari kugera ahangaha mu gihe gito cyane. Uyu muyoboro baje kuwutatira akazina kitwa Irebero TV, ndetse wanazamutse mu gihe gito cyane ubwo Dr Nsabi yaje kwisanga arimo arakorana na Kiramani ndetse agatangira no kuba yapromotinga abo yasize inyuma. Uyu musore wabayeho mu buzima bugoye cyane ndetse agakomeza anahangana mpaka kakanya ageze aho ubu ngubu ari ameze neza cyane bitewe n'impano ndetse no kubasereye cyane mu byo akina ndetse n'ibyo akora. Ibyo akora akabikorana umutima ukunze ndetse akanabigeraho koko bikanamukundira. Ubu aka kanya wujuje imyaka 31 y'amavuko, afite umugore umwe ndetse n'umwana. Gusa avuga yuko mbere yuko aza muri sinema nyarwanda yabanje kuba umuyedeho imyaka 4, nyuma aza kuba umufundi, kuba nagukora turayinzu igisenge kikabanza, nyuma byanze koko burundu aza kwinjira muri sinema nyarwanda. Ati hari igihe nabaga ndi kugikwa hejuru, najya kumva nkumva agatelefone karasonye mu mufuka nagakuramo, bakambwira bati hari ikiraka cy'agatiyatere ugomba kuza gukina. Agahita hananukayo yirukanka akagenda koga, ubundi akagenda akagatera akarakana ko akagakubita, akagomeza asunikiriza ubuzima kugira ngo arebe niba bizakunda. Akomeza avuga ukuntu ngo abafundi bakoranaga bagendaga bamuha urw'amenyo bati esha uri kureka akazi, amafaranga agera ku bihumbi bingahe ku munsi ugiye kuyihorera, ahubwo ngo wigire muri biriya by'amakomedi, biriya ntago ari ibyawe. Bati wowe icyo wahamagariwe cyangwa se ikimana yagutumyeho ni ukuba umufundi. Gusa uyu mugabo akabyirengagiza byose agakomeza akagenda gukina ntacike intege. Ngo ariko n'ubundi ibihe biha ibindi, abamusekaga bose baje kuba bamukomera amashyi. Ubwo bwa mbere yakuragamo agatubutse akagenda muri karisiye akabagurira agacupa, ndetse na n'ubu aka kazi kakaba kamutunze kakaba kamutungiye n'umuryango. Bijobija aganira na Kigali Today bamubajije impamvu baba bakina bakoresheje ruriya rurimi rwo mu majyaruguru, ati nta kindi cyabiduteye usibye kuba twashaka yuko ururimi rwacu rutazimira ahubwo rukomeze rujya imbere mpaka rugeze ku gasongero. Kuri ubu aka kanya Bijobija afite impumbero ikomeye cyane yo kuba yaba umunyarwenya mpuzamahanga, dore yuko ngo ashaka kuzajya ajyana na His Excellency muri Rwanda Day. Uyu Bijobija akomeze kwamamara cyane, dore yuko hari amafilime menshi cyane ajya akinamo nk'iyo bita The Forest. I think you know all my problems in it. Check ibibazo byose mfite urabizi. No yacutse nawe. Jecha kurya. My God, Manage. come to solve my problem. Waje ugakemura ikibazo cyanjye. Ndetse n'izindi zaba Miss Nyambo ndetse n'izindi zikakaye cyane zirenze zisaba ubuhanga. Gusa ibi byose reka tube tubyihoreye. Birashoboka ko kakanya utakabaye ubona Bijobija waka kanya cyangwa se w'ubu ngubu, dore yuko yagarukiye ku menyo ya rubamba ubwo yari ku itariki 24 Mata mu mwaka wa 2024 nyuma yo gukora impanuka ikomeye cyane. Gusa akabi naho kajya cyangwa se imboga mbi ntago zijye zishira mu cyungo. Iyi mpanuka akaza kuba yayirokoka ubwo bari mu muhanda wa Kigali Musanze, ubwo Bijobija ndetse na mugenzi we Dr Nsabi bari muri uyu muhanda bageze aho bita mu Kivuruga mu karere ka Gakenke. Nibwo baje gukora impanuka ikomeye cyane, benshi batavugaga yuko bagomba kuba bayirokoka. Gusa kubw'Imana yatabaye ndetse ikakinga ukuboko baza kuba baharokoka bagakomeza bagatera imbere muri showbiz nyarwanda, dore yuko n'imodoka bari barimo yaje kuba yagwa hasi ikangirika bikomeye cyane. Gusa bahise bajyanwa mu bitaro, bamarayo umunsi ugera kuri umwe wonyine, Imana ikinga ukuboko bahita basezererwa. Ndetse nyuma yo kuba bakira baje bashima Imana kuba yabarokoye. Ngayo nguko rero amateka ya Bijobija mukunda kubona muri sinema nyarwanda. Niba wakunze kino kiganiro kanda kuri like, usharing ino video ndetse unandike no muri komenti ikindi kiganiro twazagukoreraho naho buta.